ndagusuje ukurikiye channel ya Innovation and Electrical, ishuri twigishirizaho abanyarwanda n'abandi bantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Tubigisha amashanyarazi, tukabigisha udushya ndetse n'ikoranabuhanga rigezweho. Kandi nanone nshimiye cyane wowe wamaze gukora subscribe kuri no channel, kandi nawe niba uri mushyashya nagusabye ngo ukore subscribe kugira ngo amasomo tujya tubagezaho hakajye agucika umunsi ku munsi. Rero uyu munsi mbazaniye isomo ryiza cyane, nkuko mubireba iruhande rwanjye hari igikoresho cyiza kandi cy'ingenzi. Iki gikoresho murabona ukuntu kimeze, ndakeka ahari wowe murikiye ushobora kuba aribwo bwa mbere ukibonye cyangwa se ukaba usanzwe ukibona. Rero uyu munsi ngiye kukwereka uburyo ushobora kwesitara iki gikoresho. Iki gikoresho ushobora kucyita itara, ushobora kucyita itara kuko gifite itara, ushobora no kucyita boîte divisionnaire, cyangwa ushobora kucyita multi socket cyangwa se multi prise. Uko wacyita hose ushobora kucyita uko ushaka bitewe nuko uri kukibona. Murabona ko ni igikoresho gikubiyemo installation yose yo mu nzu. Nkuko mubizi mu nzu habamo amatara, hakabamo amafisible, hakabamo ama-interrupteur, hakabamo n'ama prise. Installation yose yo mu nzu ikubiye muri iki gikoresho. Uko bwacyo gifite itara, iri ni itara, hanyuma kikagira umwanya wo gushyiramo amafisible cyangwa ama-circuit breaker cyangwa se ama-disjoncteur, hanyuma kikagira ama-prise, kikagira n'ama-interrupteur yacyo. Rero murabona ko installation yose isanzwe iba mu nzu cyo ubwacyo kirayifite rwose yuzuye. Ushatse rero wacyita uko ushaka. Rero uyu munsi nje kukwereka uburyo bestara iki gikoresho. Nje kukwereka uburyo bestara iki gikoresho neza, step by step, twitonze. Icyo ngusaba kurikira ino video we gutarutsa, nutarutsa uri buhombe, nutarutsa nta kintu uri bumenye. Muri tekinike niko bigenda, iyo hari akantu kamwe utumvise ibindi byose nakubyumva. Twagiye rero. Hanyuma nkuko maze kubibabwira rero, iki gikoresho cyacu gifite n'itara, kikagira umwanya cyangwa se kikagira boîte divisionnaire ariyo ijyamo ama-circuit breakers. Hanyuma hano ku ma-circuit breakers murabona dufiteho main circuit breaker, ariko iyi ngiyi bayita ELCB cyangwa se earthing leakage circuit breaker. Hanyuma andi yose ni ama-circuit breaker dufite. Ahangaha hepfo rero dufiteho amabuto atatu. Iri buto rya mbere rikaba rihereza ino prise ya mbere umuriro, hanyuma ino buto ya kabiri ikaba ariyo gucana iri tara. Hanyuma iyi buto ya gatatu cyangwa se iyi switch ya gatatu akaba ariyo guhereza cyangwa kwarimanta iyi prise ya kabiri. Ndakeka byumvikanye. Rero icyo tugiye gukurikizaho, tugiye gufungura mbereke mo imbere uburyo kiba kimeze, hanyuma mbereke n'uburyo ushobora kucyesitara neza mu buryo bukwiriye kandi mu buryo buzima kandi bunoze. Hanyuma rero murabona n'imbere ni gutya bimeze. Bifitemo igitara nk'uko nababwiye, hanyuma tukagiramo aya mafisible. Aya mafisible yose uko mubona ari menshi niyo akontorora inzu yose. Hanyuma tukagiramo ya matara, y'amabuto nababwiye, y'amaswitch nababwiye, n'imbere ni gutya bimeze. Hanyuma y'amaprise naberetse n'imbere ni gutya bimeze. Hanyuma rero ngiye kumanza nabisenya kugira ngo nongere mbyesitare mureba, kugira ngo wowe unkurikiye ubashe kubisobanukirwa neza, kubera ko hari igihe
wazahura n'aka kazi mu buryo utabiteganyaga ugasanga birakugoye, ariko ubwo ngiye kubigusobanurira nyabona nubona akazi ntuzansebye ngo byakunaniye. Hanyuma rero ngiye kumanza kubisenya kugira ngo nongere kubitangira neza mu buryo bugaragarira buri wese. Hanyuma rero nk'uko mumaze kwibona amasaketi bureka yose maze kuyakuramo, byose nabisenyaguje kugira ngo dutangire bundi bushya akantu kandi twesitara bundi bushyashya. Hanyuma rero muno murabona dufitemo insinga zigera kuri 5. Izi singa rero 5 dufitemo 2 zonyine zizanye umuriro. Izi nsinga 2, zino singa 2 mubona umutuku ndetse n'umukara, nizo zituzaniye umuriro cyangwa se nizo alimentation, nizo zizanye umuriro muri ino buwate. Hanyuma izi nsinga zindi 3 z'umutuku zikaba ari zigiye mu nzu hose, arizo zarimase inzu hose mu byumba ndetse n'ahandi. Icyo tugiye gukora rero, tugiye kwifashisha ino ELCB cyangwa ino leakage, ino half-inch leakage circuit breaker. Hanyuma twifashishe n'indi circuit breaker imwe yonyine. Tugiye kwifashisha ino circuit breaker nini hanyuma n'indi ntoya kugira ngo tubashe gukora ibintu byacu neza kandi byumvikane. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kubikora gutya, umaze gushyiramo amasaketi breakers, icyo ukora mbere na mbere ufata insinga. Bibutse yuko hano muri no buwate tuba dufitemo mounting ray cyangwa se ray yo gushyiraho amasaketi breaker. Ray ni iki cyuma, iki ngiki, kino cyuma kiba gifasheho amasaketi breaker. Hanyuma ikindi dufitemo aka kabare. Ino ni bare yo gushyiraho amakonegisiyo y'amanetre. Netre ziraza zigafata ahangaha. Hanyuma ikindi dufite indi bare ya kabiri, ariyo iyi ngiyi, ni bare ya half-inch cyangwa se bare yo gushyiraho amamizarateri, ziriya nsinga zivuye mu butaka. Twagiye rero, icyo tugiye gukora mbere na mbere rero, turamanza dufate za singa zacu zizanye umuriro, arizo izi ngizi. Umutuku ni faze, niturangiza tuzishishure neza, niturangiza tuzishyire muri ELCB cyangwa se muri half-inch leakage circuit breaker.
dufunzemo ni faze izanye umuriro. Hanyuma nitumara gufunga faze mo hano haraba hasigaye indi singa imwe y'umukara. Nababwiye ko izi zombi arizo ziba zizanye umuriro, netre na faze. Niturangiza turafunga n'iy'umukara ahangaha kuri N. Murabona ko handitseho ngo N, bivuze ngo ni netre. Tumaze gukonekita input yinjiye muri ERCB cyangwa se muri Earthing Liquid Circuit Breaker. Hanyuma tugiye gukonekita output. Wakwibaza uti se output ziravamo zijya he? Nicyo tugiye gukora rero. Mbere na mbere turamanza dukonekite output ya netre. Ahangaha turamanza tuyikonekite output ya netre, turayishyiramo hano. Hanyuma nirangiza tuyifungire hano. Hano nababwiye ko ari bus bar ya netre. Turayishyiramo hano, irinjiramo hano, isohokere hano. Hanyuma tuyifungire ahangaha. Tumaze gufunga input and output ya ERCB, icyo tugiye gukora, tugiye gufunga output ya faze ivuye muri ERCB. Ese wakwibaza uti ese iyi ngiyi turayifunga n'isohoka irajya hehe? Nicyo tugiye gukora. No kuvuga ngo output ya faze ivuyemo hano irasohokera hano, irangiza ize muri iyi circuit breaker ya mbere, muri input ya circuit breaker ya mbere. Ndakeka byumvikanye neza kandi birimo kugaragara. Twamaze gufunga ERCB, hanyuma tumaze gufunga input ya circuit breaker cyangwa se ya fusible ya mbere. Hasigaye output ya fusible ya mbere. Tumaze gufunga ama circuit breaker yacu, ariko hasigaye output ya circuit breaker ya mbere. Ariyo impamvu nyiti ya mbere nuko iyi ngiyi ntabwo iyi ngiyi nini ari main, hanyuma iyi niyo ya mbere. Sasa tugiye gufunga output rero n'ahandi. Output rero uburyo uyifunga, turayifunga niturangiza output ino fusible ya mbere niyo iri bwarimante izi switch, ni irarimanta izi switch kugira ngo zibashe gucana amatara. Ni kuvuga ngo output, ni ukuvuga ngo isinga yinjiyemo hano, isinga yinjiye muri ino fusible ya mbere irasohoka ihita ijya kwa rimante y'ama switch cyangwa y'ama interrupteur yacu.
Okay, ndakeka biragaragara neza. Tumaze kwarimata input z'ama switch cyangwa se tumaze gushyira umuriro muri interrupteur, ariko ahinjirira, aho kwinjirira dusigaje kuwusohora kugira ngo ujye gucana amatara cyangwa se uhereze ya maprize yacu. Mbibutse yuko dufite prize ebyiri hano, dufite prize ebyiri arizo iyi ngiyi ndetse n'iyi, ari byo bigaragara neza hano inyuma. Hanyuma prize ya mbere rero irabona umuriro. Prize ya mbere ni iyi ngiyi, iri bubone umuriro iwukuye kuri no interrupteur ya mbere. Niyo mpamvu turi bufate iyi singa y'umutuku, niturangiza tuyikonegite ahangaha. Tuyikonegite ahangaha muri interrupteur ya mbere. Hanyuma iri tara tukaba dufitemo isinga ebyiri, arizo izi ngizi, arizo zino ebyiri ziturutse muno hejuru zigaca muno munsi, arizo izi ngizi. Hanyuma rero uyu mutuku urahita winjire muri ino switch, muri iri buto rya light, rirahita riza rikura umuriro ahangaha. Kiraba gisigaye, turaba dusigaje guhereza umuriro iyi prize ya kabiri. Iyi prize ya kabiri nayo rero iraza ikura umuriro kuri iyi buto ya plug, kuri iyi switch ya plug, ariyo iyi ngiyi. Rero turafata uyu mutuku, niturangiza nawo uze ukura umuriro hano muri ya switch ya gatatu. Turangiza dufunge neza twitonze. Okay, ikiraba gisigaye rero ni ugukonegita netre. Nababwiye ko dufite netre yamanje gucamo hano, igasohokera ahangaha, yarangiza ikaza kuri no bare ya netre. No bare ya netre rero niyo turi bugire gute, niyo turi bufunge itara riturutse hano hejuru, ariho yasinga y'umukara. Turaza tuyifungemo hano. Bibutse ko isinga turi gufunga ari netre yo mu itara, kandi faze yo mu itara irimo guturuka muri interrupteur. Bityo iyo ukanze interrupteur itara rihita ryaka. Hanyuma rero ikindi tugiye gukora, tugiye gufata netre yarimase amaprize. Wakwibaza utese netre yarimase amaprize iturutse. Netre y'amaprize dore iyi ngiyi ni isinga imwe. Ndakeka murabona ko dufitemo isinga ebyiri, umukara ndetse n'umuhondo uvanze n'icyatsi, tukagira ndetse n'umuhondo uvanze n'icyatsi. Hanyuma rero kuko netre y'ino faze y'ino prize twamaze kuyishyiraho, dusigaje gushyiramo netre yarimase amaprize. Netre rero iraturuka kuri ya borne ariyo iyi ngiyi, nirangiza ize yinjire muri prize ya mbere, isohoke ize no muri prize ya kabiri. Ni ukuvuga ngo iyi prize ya mbere n'iya kabiri biri busangire netre. Hanyuma niturangiza nayo tuze tuyifunge ahangaha kuri bare ya netre. Ubwo ni ukuvuga ngo nitumara gufunga netre yari isigaye, turi busigarane isinga imwe y'icyatsi ndetse n'umuhondo, nayo turi buze tuyifunge hano kuri bare
kuri earthing bus bar cyangwa se kuri bar ya mise à la terre, hanyuma tuyifungeho hano. Mbibutse ko iyo impamvu tuyifunzeho ari imwe nuko mu nsinga za rimasi, mu nsinga zivuye zizanye umuriro muri no boîte, nta singa iyo mu butaka dufite. Iyi hari rero urayizana ukayifunga ahangaha, niho uyifungira. Hanyuma rero turarangije. Izi ngizi twabaye tuzirengagije, duhitamo gukoresha izi singa ebyiri gusa n'izi fusible ebyiri. Okay, hanyuma rero nukuvuga ngo iyo urangije gukora biriya, umaze kwestara neza installation yawe, nta kindi ukora. Icyo ukora ufunga boîte yawe. Urangije rero ufunga boîte yawe. Iyo umaze gufunga boîte yawe, nta kindi gikurikira usibye kwesea no gupima icyo wakoze ngo urebe niba ari bizima cyangwa niba nta kurusiri kwiri. Nababwiye ko ino buto ya mbere ariyo uyu yicanye ubuhaye umuriro iyi prise ya mbere. Hanyuma iyi buto ya kabiri wayicana ukabucanye itara. Buto ya gatatu wayicana ukabuhaye umuriro iyi prise ya kabiri. Icyo tugiye gukora rero, tugiye kwesea uramanza ukazamura fusible yawe. Turamanza tuzamure ino main circuit breaker, hanyuma niturangiza tubone kuzamura fusible ya kabiri. Icyo turi bukore nta kindi, reka duhere ku itara turebe niba itara riri kwaka. Turaricanira hano hagati. Murabona ko itara riri kwaka neza, nta kibazo. Itara riri kwaka neza, itara ryacu riri kwaka neza. Reka tuverifie n'izi prize zacu niba zirimo gukora. Reka tuziverifie, niturangiza ducomekeho telefone turebe niba telefone nayo iri gukora. Turamanza ducane, niturangiza tugire gute ducomeke telefone yacu turebe nayo niba iri gukora. Murabona ko telefone iri gukora. Reka turebe no kuri prize ya kabiri. Nayo ducane turebe niba ari nzima. Murabona ko prize zombi ni nzima, zose ziri gukora neza. Hanyuma rero iri ni ryo somo nari mbazaniye uyu munsi. Ni uburyo wakwestara iki kibuwate, ni uburyo cyangwa se ni uburyo wakwestara ibitara ryose muri rusange. Nababwiye ko gikubiyemo installation yose yo mu nzu. Ndabashimiye rero already no video ikabirangiye. Ndagushimiye cyane, uri umuntu w'umugabo cyane, ariko ntugende udakoze like ndetse na subscribe. Urabukoze neza cyane. Bye rero, naho muri videos tuzahuremo mu zindi nyigisho z'ubutaha. Ciao ciao.